Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga buri munsi, aho uherereye hose. Yesu Kristo ashimwe, ndagusuhuje nshuti yanjye, abakristo dusengana mu itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana muri iki gitondo, tubanzije izina ry'Imana yacu, tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana ku babisha bacu, tubanje Imana hose. Imana ihabwa icyubahiro ibihe byose, Imana ishimwe ibihe byose, niyo gushimwa. Imana tuyizamuriye amaboko, Imana ni iyera, ni iyera, ni iyera. Igize neza, irabyongeye, iraturengeye, iraturinze. Tubyutse turi amahoro, izinze ijoro, izingura amanywa. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonir, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu igira iti ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rikora imirimo n'ibitangaza, ijambo ry'Imana risohoza amasezerano Imana yatuvuzeho, ijambo ry'Imana turirindirwamo, ijambo ry'Imana, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirazura, ijambo ry'Imana ritanga urubyaro, ijambo ry'Imana ritanga urushako, ijambo rye rirarema, ijambo rya Yesu Kristo ni ukuri rirarema. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo muri iki gitondo wizere ko ijambo Imana yavuganye nawe ribasha kurema imirimo n'ibitangaza, ribasha kuguhindurira ubuzima. Ijambo ry'Imana iyo uryizeye nk'ukuri, ukaryizereramo, ukarigenderamo, mbese rikaganza mu mutima wawe no mu bugingo bwawe, mu mitekerereze no mu mivugire no mu mikorere, hakuzuramo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riguhindurira amateka, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema. Imana ishimwe. Nyemerera muri aka kamwanya twihutire mu ijambo ry'Imana. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Mariko. Turasoma ibice 2, umurongo wa 5. Turaza gusimbuka tujye ku 10 ndetse na 12. Ibice 2. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 5, Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ishimwe. Dusimbuke tugere ku murongo w'10. Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye. Uwo mwanya asohoka imbere yabo. Nuko bose baratangara, bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo byigeze kuba, twigeze kubibona. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Izi ni inkuru zabereye i Kaperinawumu, aho Yesu yari ari kubwiriza abantu. Yarahageze ngo iteraniro riba ryinshi cyane, ngo haje abantu benshi 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 benshi, buzura inzu, barenga no mu miryango. Atangira kubwiriza iby'ijambo ry'Imana. Abantu rero bari bafite umurwayi, bamenya yuko Yesu Kristo yaje aho hantu, yaje muri uwo mudugudu. Barangije bigira inama yo guheka uwo muntu wari urwaye ubwo bumuga, yaramugaye. Baramushyira mu ngobyi, baramuheka. Ariko bahageze basanga ntibari bugire gute, ntibari bugere kuri Yesu, ngo abantu bari benshi cyane buzuye. Icyo bakoze, bo bagize kwizera kuri hejuru cyane, ngo burira inzu barayisambura, bakuraho amategura, bakuraho byose, amakumbo. Barangije ngo bazamura cya kirema, wa muntu wamugaye, baramuzamura mu ngobyi. Bareba neza aho Yesu ari yicaye ari kubwiriza, ngo iyo ngobyi irimo icyo kirema bayimanurira imbere ya Yesu.
wumve uko kwizera, wumve uwo murimo bakoze. Ibaze nawe kuba Yesu Kristo ari kubwiriza, ari mu nzu, abandi bakajya hejuru y'inzu bakajya kuyibambura. Mbese hari ukwizera gukomeye cyane. Nuko bamaze kuyibambura, na nyir'inzu ntiyagira icyo ababaza, nyir'inzu ntiyababwira ati nimureke. Mbese ibyabo babikorera mu kwizera kandi birarema. Nibwo Yesu Kristo yagiye kubona nyine, abona ingobyi imuri iruhande. Kuri 5 niho yavuze ngo Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Yabonye kwizera kw'abamuzanye, abona kwizera bafite, abona kwizera, areba ukuntu babyiganye, areba ukuntu bazamuye iyo ngobyi hejuru y'inzu, areba ukuntu bayimanuriye imbere ya Yesu Kristo. Arangije ati reka nkubwire mwana wanjye, kubwo kwizera kwa bene wanyu ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ishimwe. Ibi rero kugira ngo ijambo ry'Imana rireme igitangaza, biragusaba nawe kuwizera Imana, biragusaba kuzamuka mu cyumba cyo kwizera, ukava muri icyo cyumba cyo gushidikanya, ukava mu cyumba cyo gutandaraza. Uyu munsi uravuga ngo Imana irashoboye, ejo ukavuga ngo biratinze. Va muri icyo cyumba cy'ishidikanya Imana, uzamureke mu cyumba cyo kwizera, umere nko muririmbyi ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Nawe menye yuko Uwiteka gukunda. Yesu ikintu yabanjije gukora, yabanjije kubabarira ibyaha icyo kirema. Aravuga ati wowe ibyaha byawe urabibabariwe. Niko Yesu Kristo yabigenzaga. Yabanzaga gukiza roho, yabanzaga gukiza umutima, yarangiza agakiza n'umubiri. Nakubwiraga ngo ijambo ry'Imana rirarema. Yamajije kumukiza ibyaha, arangije nibwo yakoze imirimo n'ibitangaza. Ngo icyo gihe rero muri iryo teraniro harimo barupinzi, abafarisayo ndetse n'abanditsi. Baravuga bati uyu ni muntu ki wigereranya n'Imana akavuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Nuko bo ntabwo bari bafite kwizera, bo bari kugenza, bari ingenzura, bari incakura, bari incabiranya. Baravuga bati ibi ntibibaho, arababarira se ibiki? Ariko tugeze ku murongo w'10, Imana ishimwe cyane. Umurongo w'10 watubwiye ngo ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Ni ukuvuga ngo amaze kureba ko mu mitima yabo huzuyemo gushidikanya, huzuyemo gupinga, arababwira ati nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware bwo kubabarira umuntu ibyaha bye. Imana ishimwe. Ibyaha rero nagira ngo nkubwire, ukuyeho n'ubwo burwayi, ukuyeho n'icyo kigeragezo cy'ikibazo, Yesu Kristo arashoboye. Ijambo rye rirema ubugingo, ijambo rye ryuzuye imbabazi n'urukundo. Abasha kukubabarira ibyaha byose wakoze, abasha kugukiza ako kaga ndetse n'icyo kibazo ufite. Yesu Kristo ni rubasha. Imana ishimwe. Nibwo yakomeje ku murongo wa 11, nukabwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Imana ishimwe. Amaze kumubabarira ibyaha, amaze kubwira abafarisayo n'abanditsi, abantu bose babonaga ko adafite ubutware bwo kuba yababarira umuntu ibyaha, yageretseho n'ikindi. Aravuga ngo ndagutegetse. Ijambo ry'Imana muri iki gitondo niryururuke ku buzima bwawe rifite itegeko mu izina rya Yesu Kristo. Imana itegeke, Imana itegeke ku buzima bwawe, Imana itegeke mu izina rya Yesu. Igukure mu rungabangabo, igukure muri icyo kibazo, igikure kuri icyo kibazo cyabaye identification yawe. Iyo bakurebye bakwitirira ubwo bukene, iyo bakurebye bakwitirira ubwo burwayi, iyo bakurebye bakwitirira uwo muryango udashobotse uvukamo. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, Yesu aravuze ngo arategetse, arategetse mu izina rya Yesu. Arategetse ikibazo cyawe gikurweho, arategetse ikibazo cyawe kivuyeho, arategetse. Ijambo ry'Imana rirarema, arategetse
arategetse, izere ijambo ry'Imana, izere ko Yesu ategetse ubushomeri bugakurwaho, izere ko Yesu ategetse nawe ugatwita ukabyara, izere ko Yesu ategetse nawe ugashaka, izere ko Yesu ategetse. Arategeka, aravuze ngo ndagutegetse byuka, byuka muri ubwo bushomeri, ndagutegetse byuka, byuka muri ubwo bugumba, ndagutegetse byuka, byuka mu busiribateri bw'igihe kirekire, ndagutegetse byuka, va muri ayo marira, ndagutegetse byuka mu izina rya Yesu Kristo. Akira imbaraga z'Imana, akira ijambo ry'Imana, nubyuke byemere mu izina rya Yesu, nubyuke utambuke byemere mu izina rya Yesu, nubyuke uhure n'umugisha wawe mu izina rya Yesu, nubyuke umarweho igisebo mu izina rya Yesu, nubyuke ukurwe mu rungabangabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Aramubwira ngo rero wikorere ingobyi yawe utahe, nawe nuve muri icyo kibazo, hahandi bakureberaga bikurweho mu izina rya Yesu. Ngo arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya arasohoka imbere yabo, nuko bose baratangara. Imana igukorere igitangaza gituma abari bakwitegeye bategereje ko umwara cyangwa upfira muri icyo kigeragezo batangara, mu izina rya Yesu Kristo. Uhahire uronke. Shalom, shalom. Imana irinde ijambo ryayo ibihe n'ibihe.